Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha. Reka mbashimire inshuti zanjye, reka mbashimire bantu dufatanya kwamaza ubutumwa bwiza. Ni ukuri reka mbashimire, Imana ibaho umugisha. Umusanzu wanyu kunshyigikira kwanyu biranezeza cyane. Njya nezezwa no kubona umuntu yafashe link y'icyigisho cyanjye akayishyira kuri stati ye, nkabona umuntu yayihereje undi. Biranshimisha, ni ukuri. Imana ijya ibaho umugisha. Abanyandikira bambwira courage, turagusengera, bampamagara. Reka mbabwire ngo nanjye mbasabira umugisha w'Imana. Imana ijya ibaho umugisha, kandi ibyo munyifuriza Imana ijya ibakubira inshuro nyinshi cyane, kuko umugisha munyifuriza ndawakira. Nanjye reka njye mbifuriza umugisha, kandi uyu mugisha twatura ari amagambo. Igihe kimwe uzaba ubifatika, tujye dutanga ubuhamya bw'ibyo twatuye cyangwa ibyo mwatwatuye. Imana ibaho umugisha. Rero nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ya Evangeliste John Barushimana. Mukomeje kunshyigikira, kandi hari uwo nigeze mbona yanditse muri commentaire aravuga ngo twari tugukumbuye, ngo Imana iguhe ibikoresho tujye tukubona buri munsi. Ni icyifuzo mfite. Imwe mu mpamvu ituma nyine hashira iminsi mutabona icyigisho, ukabona haciye icyumweru, ni imwe mu mpamvu nyine y'ikibazo cy'ibikoresho. Ariko Imana izabiduha, kuko ni umurimo wayo, ndabizi neza ko izabikora, kuko Efeso haravuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Biba binejeje umutima wanjye rero iyo mbonye umuntu ugira icyo cyifuzo kimeze gutyo, akavuga ngo Imana iguhe uburyo gucira inzira tujye tukumva buri munsi. Binezeza umutima wanjye, ni ukuri pe. Kandi uwo muntu aba agaragaje ko afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Mwese Imana ibaho umugisha. Ibyiza munyifuriza ndabizi ko bizasohora, kandi nanjye ibyo mbifuriza bizasohora. Ntabwo ndi butinde. Hari message Imana yampaye, murabizi kenshi ndaza tukaganira ijambo ry'Imana. Imana yari impaye ryaba ari ry'ubuhanuzi, nkaritanga nk'iry'ubuhanuzi. Ariko Imana ejo bundi yampaye ubuhanuzi, nibwo nje kubasangiza. Ntabwo ndi butinde rwose, sindi butwara umwanya munini, ko sinaje kwigisha, ahubwo nkuzaniye ubuhanuzi. Wowe uzakira buno buhanuzi, ni ukuri pe, bizakubera nk'uko byizeye. Mu nkundire tubanze dusenge, dushimire Imana iduhaye umwanya. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye, kandi uri Imana ihambaye. Waduhaye ubuzima kugira ngo tuvuge ibingibi turi kuvuga. Ari ngenda gushimiye, n'abandi bene data baragushimiye ko waduhaye ubuzima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wantumye ku bwoko bwawe, ngiye gutanga message nk'uko wayimpaye. Unkundire uherekeze buno butumwa, maze bukora icyo wabutumye mu mitima bagiye kubwakira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 tugeze kuri 28. Luka igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza kuri 28. Haravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriel atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yarari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe, amen. Mu minsi yashize nari ndi gusenga dutangira kuno kwezi, Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo kuno kwezi kwa gatandatu kugiye kuba urufunguzo rw'amezi yo guhirwa. Kuno kwezi kwa gatandatu, uko ndi kubivuga niko Imana yabimbwiye. Uko ndi kubivuga niko Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo kuno kwezi kwa gatandatu ni urufunguzo rw'ukwezi kutwinjiza mu mezi y'amahirwe. Mu kwezi kwa gatandatu marayika atumwa n'Imana kwa Mariya, aramubwira ngo uhiriwe. Reka mbabwire, Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire, mwitegure guhirwa muri ayo mezi. Aya mezi asigaye
aya mezi asigaye ngo umwaka urangire, reka mbabwire ngo Imana yambwiye ngo ni amezi y'amahirwe, ni amezi yo guhirwa. Bantu mwashatse akazi mukakabura, mwinjiye mu mezi y'amahirwe. Bantu mwakoze bikanga, mwinjiye mu mezi y'amahirwe. Sinzi ibyo wagerageje biranga, mu rugo byaranze, mu bana warasenze amasengesho, ariko Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo kuno kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kubinjiza mu mezi y'amahirwe, ni ukwezi kubinjiza mu mezi yo guhirwa, ni ukwezi kubinjiza mu mezi y'umugisha. Reka mbabwire ngo yenda uzabutanga aho nzi cyangwa aho ntazi, yenda uzabutanga kuri cano cyangwa uzabutanga ahandi, ariko ndahamya nashidikanya mpamya n'umwuka w'Imana wantumye kukubwira ngo aya mezi abanzirizwa n'uku kwezi kwa gatandatu agiye kuba mezi y'amahirwe ku buzima bwawe, agiye kuba mezi y'amahirwe ku bana bawe. Hari abantu bashatse ibyangombwa barabibura, ariko aya mezi agiye kuba mezi yo kubona icyo mwari mwarabuze. Hari abantu bamaze igihe bararwaye indwara zanze gukira, aya mezi agiye kuba mezi yo kwakira ubuzima bushya. Reka mbabwire ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ku kwezi kwa gatandatu ni urufunguzo, ukwezi kubinjiza mu mezi yo guhirwa. Ndabizi ibyo ngibyo uzabitangamo ubuhamya, uzavuga imirimo Imana ikoze muri aya mezi agiye kuza. Bizagera mu kwezi kwa 12 ingendo zari zaranze zaremeye, bizagera mu kwezi kwa 12 hari abantu bare barabuze urubyaro batwite. Ibyo ngibyo sinjye uzabikora. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ukwezi kwa gatandatu hagiye kubaho amahirwe atarigeze abaho mu yandi mezi, hagiye kubaho kwakira bitarigeze byakirwa mu yandi mezi. Ibyo ngibyo ni imbaraga z'Imana zizabikora. Ibyo ni ijambo ry'ubuhanuzi rizaba. Yaravuze ngo mbi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo nisohoze. Yemwe ba papa, yemwe ba mama, yemwe basore namwe bakobwa, Imana yarumye ngo nze mbabwire ngo kuno kwezi kwa gatandatu kugiye kuba ku kwezi kubinjiza mu mezi y'amahirwe, kubinjiza mu mezi y'umugisha, kubinjiza mu mezi yo kwakira ibyo mwari mwarabuze. Ndagira ngo dushimire Imana. Nabwiye ngo ntago ndi butinde, ni message Imana yampaye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo abari hafi n'abari kure, iyi tariki uyandike, iyi tariki uyandike y'ukwezi kwa gatandatu, bizagera mu kwezi kwa 12 hari ibintu wabonye muri aya mezi. Samaranga mutima singuha murare. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo kuno kwezi kwa gatandatu ni urufunguzo, ni ukwezi kubinjiza mu mezi yo guhirwa. Amezi asigaye ngo umwaka urangire, mugiye guhirwa, mugiye kubona ibyo mwari mwarabuze, kuko ari igihe cy'Imana kigeze. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nubwo butumwa narimbazaniye kandi ubwakira ubwizere, ndabizi kuzashima Imana. Mana turagushimiye ko nta yindi Imana ihwanye nawe, uro kwizerwa kandi uro kwiringirwa. Reka rino jambo wampaye, buno bahanuzi wampaye, wambwiye ngo nze mbwire ubwoko bwawe ngo kuno kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kutwinjiza mu mezi y'amahirwe, ni urufunguzo rukingura imigisha yacu twari twarabuze. Wambwiye ngo mbabwire ngo bizagera mu kwezi kwa 12 hari amashimwe tutigeze tugira mu yandi mezi dufite. Himbazwa n'amahanga yose. Ibyo wambwiye niko mbivuze, ubinyuma y'ibyo wavuze kugira ngo bisohoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Ukwezi kubinjiza mu mezi y'amahirwe mu izina rya Yesu. Amen.